ariya nkavuga ndi ako umukobwa yatabaje avuga ko bamujyanye mu cyumba we bamusabye ko ajya mu cyumba arabyanga buri karahitamo kubagira ite kubafungira none se urumva byari bwumvikane gute yatavuga ati yansabye kujya mu cyumba erega mwebwe abakobwa babahaye yarahakanye ntabwo yarahakanye hehe ufite bavuga ko yahakanye yarahakanye bivugwa yuko njyewe narabyumvise yavuze ko atigeze amusaba kumujyana mu cyumba uze kubikurikirana neza ubyumva ibyo ni amakuru mpamo mfite y'ibyo we yivugiye mu byo yasobanuye kuko na Jackie nabonye ari kumukoraho ikiganiro mbere yuko bamurekura avuga ko we byatewe nuko we yaramubwiye ngo sino mu cyumba yamubwiye yaramubwiye ati ngwino tuvugane none se ubundi urumva yari ari mu cyumba undi ari muri saro amenya nyine reka nkubaze yari ari mu cyumba undi ari muri saro yakoresheje telefoni yabwiwe n'iki kamubwiye ngo nzanga mu cyumba bakobwa muvugisha ukuri hano ngaha namwe basore uyu mutubwire iyo uhamagaje umukobwa ukumva arakubwira ati ngiye gufata akamoto ikintu cya mbere utekereza ni iki n'amasengesho mugiye gukora n'ibintu okay aravuze ngo ni amasengesho umuntu ushaka gukorana na Joyce amasengesho ajya amuhamagara basenge hari ukuntu umuntu umwe ngo yigeze abwira ngo umuntu yagiye gusengera umugore arangije aramubwira ati Imana yanyeretse ugiye kurwara ibisebe umubiri wose ati kandi bizatera umugabo wawe kukwanga ati ariko Imana yampaye umuti ati yambwiye ngo ngusengere ngo ariko ngusengere mfasheho ubwo rero umuntu ushaka gukorana na Joyce amasengesho afasheho kandi amafaranga ubizi neza ko yafite ariko mu bujyanama bwawe we ntufite uburenganzira bwo gufata imyanzuro ubundi ifatwa n'umugabo umugabo wafatiwe imyanzuro mu rugo bamwita inganzwa bivuze ngo twicare dukubitwe dutuze ngo bari kuduhana oya murahanwa ntabwo uhana ndariko uhana none se reka nkubaze hari ahantu uragera ukumva babwiye nk'umuntu w'umugabo bakavuga ngo ese nawe ngutunze umugore ese nawe utunze umugore cyangwa ukumva baravuze ngo umuntu w'umugabo ngo byamunaniye gutunga umugore ibyo mbyumva igihe umugabo ariko yavuye mu rugo akagenda byamunaniye kugira ute gutunga umugore gutunga bituruka ku yihenshi nako gutunga ni iki sobanura inshinga gutunga none se iyo bakubajije ngo garagaza imitungo yawe baba bashatse kukubwira ngo iki ibyo utunze ibyo ufite byawe mbese iyo bavuze ngo tugiye gufatira imitungo ya runaka barabanza bakareba ngo imitungo imubaruyeho afitiye ubushobozi na management ni iyi bivuze ngo rero uri muri management y'umugabo none wamaze kubisobanura mu mitungo atunze uri muri management y'umugabo. Asante sana haya wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Lifa TV show. As you know, you are still together with MC Vincent Brown. Ngira ngo rero imbere ya kamera murabibona ko ntari nje nyine ndahafite umutumirwa, niyo mpamvu uyu munsi ntari buze kwirirwa mbabwira byinshi. Reka mbanze mwakire abibwire noneho ndi buze kugaruka muri buze kumenya wa the next. Hello, my name is Joyce. Diano kuganira namwe tugiye gukora tw'ubwenge. Let me hope you are ready. Ko mbona ushobora kuba wavamo go dusinga umuririmbyi mwiza kuko nyine uravuga nkabona umeze nk'umuntu uri kurapa mbese yo mano nyifite ubundi se kuki utaririmbye. Hari nyine ukuntu umuntu aba business ko bamumanitse ako kantu uvuze ko kukumanika bana we akantu uvuze ko kukumanika ntabwo ari impano yanjye mise ngira ubwoba. Impamvu uvuze akantu ko kukumanika ukumva ndikanze mu babyeyi ba kera ngo hari uburyo ngo bamanikaga abana babo ngo kugira ngo nibaramuka bagize uburyo bigenza ngo ntibazasame. None rero uravuze ngo barakumana. Oya byari ibyanyabyo byabagaho byarakoraga cyane kuko nibwo buryo nyine bakoreshaga. Ahubwo mise ngira amatsiko yo kumenya bakumanitse pana ninjye wimanitse wimanitse kugira ngo utazagira kubye cyane ntabwo njye mfite ijwi nyine sinajyaho mwigeranya na Marinano. Ese warihanitse ntago wimanitse? Okay, niba ariko nabivuga Nyarwanda cyane n'igicyacyane mu myaka waravuze ngo warimanitse. Kwimanika ubundi n'ukwiyahura.
Okay. None kwihanika byo? Kwihanika nyine urabona ikintu bituruka ku nshinga guhanama. Impamvu navuze ngo narimanze se. Iyo umuntu agerageje kwiyahura bikanga. Byanga byakunda kugira tunasigaranamo ko kugira ngo ijwi ridasohoka neza, okay? Wimanitse ku giti se cyangwa wimanitse ku musaraba? Ni icyo ngicyo nashakaga kumenya. Ubu se nta benshi wari ubuhombeje? Kampetegeza ariko wasanga banahari. Byo baba banahari, none se urabona niba aho ariko ikibazo cyanyu namwe ntago muri sawa. Gute? Ni gute reka wenda tugaruke ku nkuru ziri kugenda ziterendinga muri ino minsi kuri buri harya ni buri kantu. Ego buri kantu. Buri kantu niwe mu minsi ishize numvaga ngo baramufunze uretse ko ubu yafunguwe. Ariko turebye mu by'ukuri ni gute wifata ubundi ukavuga ngo ugiye gusura umusore warangiza ukavuga uti nje no gutabaza ubundi umusuye uzi ko umusuye nk'iki? Nabwo usura ababyeyi bawe? N'umusore se umusuye nk'umubyeyi wawe? Ni umuntu ariko nk'abandi. Nyine ni umuntu nk'abandi. Ariko twese turabizi ko nta gikona gikizwa ku nyama. None se bihuye kuki kuba nge wambwira ngo ninze ngusure nge nkaza? None se ahubwo wowe unsura ute wumva ko ntari musaza wawe ubutekereza ko nkubwiye ngo unsure? Mba ndi mu bitaro se mba ngushaka. Unshaka ute kutabo wabimbwiye mu gihe umpamagaye umbwira ngo ngwino unsure? Nta gisobanuro kirenze kukubwira ngo ngwino unsure. Wese ubuzi kuje kugira. Wese ubuzi kuje kugira. Nze ngusure duciringe. Ko guciringa nabyo birimo mu byo yamubazaga. Ntabwo yigeze kandi uretse ko mu cyumba bakingira mu cyumba. Ubundi se uretse ko wenda ashobora kuba ari abantu bagiye babivuga bitandukanye ko yamubwiye ngo ngwino duciringe kuko ari we twavuganye, ubundi bavuga ko we yahamagaje umuntu arangije nawe ahamagaza undi. Abonye rero none se iyo bitamubangamira ntaba yarahamagaye. Iyo zitamubangamira ntaba yarahamagaye umwe. Kuki atavuze ngo nimuzire rimwe duciringe akajya ku ruhande akavuga ati ngwino duciringe? Urugero rworoshye n'urungu. Uramutse umbwiye ngo urifuza kuzamura impano yanjye, nkaba mbizi neza ko mfite izindi nshuti zanjye zinyumva zimwe ibitekerezo binyubaka bishobora kunzamura bikangeza kuri ya mpano yanjye. Why not nashobora kubabwira ngo tuzane noneho bya bitekerezo iri bume nabo bambwira ati ubikoze uko nguko byabamufasha. Ahubwo se ubwo uba wagiye kumpamagara zitarananiwe? None se kuki butarazi? Hari igihe ubwira umuntu ngo gwino duhure tugane ku kintu runaka, ariko hari n'abandi bafite ubumenyi burenze kuri icyo kintu. Icyo nshatse kuvuga, iyo ugannye umuntu runaka ukabona ntaguhaye serivisi wari ukeneye, uravuga uti reka nge handi niha nzayibona. Kuki se bose batahuriza izo mbaraga hamwe ngo turebe ikivamo? Ntago bibaho. Ubu se reka nkubaze. Ubu nyine reka nkubaze. Kuki abantu badafata business ngavuge ngo kubera ko mfite boutique nawe ukaba ufite boutique, reka duhurize hamwe ducururize hamwe tuzajye tugabana umusaruro? Akoreka nizeye ko bizi ko mbere yo kujya gushika nawe boutique kuri wa muturanyi wafite boutique urabanza ukajya kureba kwiciro bye bimeze. Kugira ngo nawe ubona wera. Ese ntabwo ujya bavuga ngo nta mutwe umwe wigira inama ngo wigire yo gusa. No brain gives itself advice. Niba ibyo ngibyo byumva neza, wa mutwe w'umwe wamujyanye mu cyumba wamugiriye gusara byabimugejeje gereza. Oya, uretse ko atari no mu cyumba ni ibintu abantu banikiramo. Ubu se nshobora kujya nk'ariya nkavuga ndi ako umukobwa yatabaje avuga ko bamujyanye mu cyumba, we bamusabye ko ajya mu cyumba arabyanga, buri karahitamo kubagirite kubafungira. None se urumva byari bwumvikane gute yatavuga ati yansabye kujya mu cyumba? Erega mwebwe abakobwa babahaye yarahakanye ntabwo yahakanye hehe? Ufite avuga ko yahakanye? Yarahakanye. Bivugwa yuko njewe narabyumvise yavuze ko atigeze amusaba kumujyana mu cyumba. Uze kubikurikirana neza ubyumva. Ibyo ni amakuru mpamo mfite y'ibyo we yivugiye mu byo yasobanuye. Kuko na Jackie nabonye ari kumukoraho ikiganiro mbere yuko bamurekura avuga ko we byatewe nuko we yaramubwiye ngo si no mu cyumba yamubwiye, yaramubwiye ati ngwino tuvugane. None se ubundi urumva yari ari mu cyumba undi ari muri saro amenya nyine. Reka nkubaze, yari ari mu cyumba undi ari muri saro, yakoresheje telefoni yabwiwe n'iki kamubwiye ngo nsanga mu cyumba? Yaramubwiye ngo nsanga mu cyumba tuvugane. Sisi musanzwe ko navuga ati ngwino tugiye mu cya cyumba harimo umwanya tuvugane. Isoko rero yaramubwiye ati ngwino duciringe. Ariko umukobwa wahamya yuko
bavuze yamubwiye ngo ntabwo ujye mu cyumba bavugana nyine dore ahantu mudufatishiriza mwebwe ni itegeko ngo ribarengera ngo muri abanyantege nke ngo muri iki ibyo mukabirisha iturufu ubu ntureba dushobora nko kuba twicaye nka hano ukavuga uti kubera ko uzi ko wenda waba washatse kunyenzaho kubera ko uzi ko wenda hari itegeko rikurengera ugahita uvuga uti impamvu buri ari kumbwira amagambo menshi yari yansabye mbere yuko tujya mu kiganiro ndamwima bagahita bavuga bati tambuka ujye hariya wenda nubwo nyuma yaho haza kugenderwa ku bimenyetso ariko hari ukuba wamaze kubikwamo umva batse nkubwira ikintu kibi ubashyizeho iriya tegeko yari abizi neza ko abagabo mudashobotse mufite ukuntu mukoresha ubushobozi mufite cyangwa ibyo tubakeneyeho mukitwaza kugira ibyo mudusaba bidahura n'ibyo twashaka erega icyo si ikibazo nyine icyo simbihakana ko mutarengera ko twe tutarengera ariko mwe murengera byikubye gatanu kubera ko twebwe wenda n'urugero ushobora kunsura nkavuga nti byanze bikunze nturi buncike sibyo birashoboka ko nshobora gukoresha njye nabitekerejeho nkaba nshobora gukoresha imbaraga zanjye wenda n'urugero ibyo ndabyemera ariko nawe icyo gihe njye kubera ko nakoresheje imbaraga zanjye nkahabwa ibyo ntaringenewe icyo gihe nyine izo mbaraga zakoze urabihanirwa bitandukanye no kuba waje kubera ko uzi ko nuvuga uti yakoresheje imbaraga yagize gute kuko turabizi ko hari n'abantu benshi babaho akaza mwana byemeranyijwe byarangira akaba ashobora no kukwihinduka akavuga ati ubu ngubu rero twari twavuganye kuri bumpa amafaranga ya naye nidushaka binavuge njye ndi gukubwira n'ibyo wenda akanakubwira ati twari twavuganye kuri bumpa amafaranga ya naye none amafaranga urayampereza nigendere ayo mafaranga atayabona agahita ati mbwira nsakuze kubera iki azi ko navuga ijambo ari buvuge riri bwumvikane njye nizera ko baba babyumvikanye n'ubundi ko ari buze kumwishyura ikibazo hari igihe amuhinduka abona birangiye kuko azi ko hari iturufu ari buvuga ati nimvuga byanze bikunze biragera ubundi icyo nibaza uburyo itegeko rijyaho rikajyaho kugira ngo ribangamire mbese rigashingira igiti umuntu umwe ahubwo iryo tegeko ryakabaye kuba rishingira igiti abantu bose naho kumva ngo uri umunyantege nke ubundi si ubwo ugiye muri geto si kujye kugira nk'uko nawe ushobora kujya mu rugo rw'umukobwa cyangwa umugore runaka nawe akaba yagufatirana ugahamagara ukamurega yafunze reka nkubwire Ama-G The Black baramubajije ngo umugabo ukubita umugore ngo aba ari iki aravuga ngo umugabo ukubita umugore ngo aba ari imbwa none haravuga ngo none se ubwo niba umugabo ukubita umugore aba ari imbwa ubwo noneho umugore ukubita umugabo waba ari iki aba ari imbwa aba yakubise imbwa nyine umugore aba yakubise imbwa kubera icyo umugabo ukubise umugore yitwa imbwa umugore yakubita umugabo bakavuga ko umugore ari we wabaye umugabo ahubwo yakubise imbwa n'ubundi nta tandukaniro ririmo itandukaniro rihe shyiramo roje ko banze ikintu kimwe mubwira gukubita umugore wawe uri kubyumva ibyo bintu uwamukubise yabaye imbwa yego wese kuki wankubise ntubimbwa gute se nshobora kubimbwa nyine kuki utabaye imbwa njye mba nakubise imbwa gute wambwira ngo njye mba nakubise imbwa aho ngaho rero bishatse kuvuga ngo ubundi umugabo ntiyagakwiye gukubitwa umugabo nyamugabo ntiyagakwiye gukubitwa n'umugore nta nubwo umugabo nyamugabo yagakwiye gukubita umugore ariko ntiyagakwiye no gukubitwa n'umugore hari icyo bita self defense nyine kwirwanaho bivuze ngo rero umugabo wananiwe kwirwanaho imbere y'umugabo aba yabaye imbwa ariko igihe umugore murwanya akagukubita yo ni self defense birumvikana aba yirwanagaho umugore we yemerewe gukora self defense kubera ko akaba yakubita umugabo akanamumena umutwe sinubyaga se ariho tubiyita ngo murimbwe iyo twabakubise oya ashobora kumwahuranya ntabwo tuvuga kumukubita ariko iyo hagiyeho kumukubita biba ari ikindi kintu ubundi reka nkwereke cyangwa niba umugabo afashe umwuko uwo mugore agafata isafuriya n'ibyo ngibyo oya nk'ubu ngubu tuvuge turarwanya ngo kubise nk'uruki ubonye ikintu hafi aho ngaho uhise umubita kugira ngo ndeka kugomeza kukubangamira icyo ni self defend ariko yo kwirwanaho bitandukanye nuko uri bumfata ukanigukanshira hasi ugakubita
ntashoboye kwinyagambura ngo nikure hahandi. Yewe gawe ubuse tuvuga ko utajya ukoresha social media agapfukama rwose akaguti oya birira yivu oya nje ni ibintu nagiye mbona akagufata rwose umugore akagutera ivi umugore yakubise imbwa sibyo se none se kuki umugabo utarwaye wambwa ngo nagukubita none se reka nkubaze iyo bavuze ngo ntukwiye kuba wankubita baba bavuze ko ubwo ngubwo mu gihe wakankubise nzakora iki amategeko ara Yesu uri umuntu kugukubita cyangwa hagomba kubaho self defense mu gihe ushobora kuba bikora ko kanya ukaba umwegeshe ku ruhande wabikora ariko mu gihe bidashobotse amategeko nyine wowe iyo bajya kwemeza bakavuga ngo umugabo wakubise umugore yabaye imbwa umugore wakubise umugabo yakubise imbwa kubera iki wumva ko nyine bakubonyemo ububwa kubera ko utashoboye gukora self defense kwirwanaho ntabwo nje nagukubita n'inshuro ya mbere turwanya wamubita ari nk'inshuro ya kangahe kugira ngo umugore yifata gukubita turabizi ko umugore niwe muntu wa mbere ujya umutima ukomeye kugira ngo yifata gukubita woroshya ahubwo apana nk'ikinomo gusa umugore ubasha kwihangana umugabo ahubwo zo butihanganiye umugabo wakihanganira kerega abagabo n'abana beza ameze ateze uzi kubona umugore wihangana umugabo umwaka umwe imyaka 2 erega mwebwe dore ikintu kibica gituma mutanisobanukirwa nuko mutazi ko umugabo n'ubundi ahagarariye Imana mwisi ibyo se mubiterwa nande wasanga Imana yari umugore none se reka nkwereke ntibazanye uburinganire ntibavuga ngo ibintu byose n'uburinganire umunsi bazabaringaniza erega buriya amategeko ntashobora kuringaniza icyo Imana yasumbanije umunsi muzaringanira bakavuga bati ubu ngubu harya wavuze ngo witwa Joyce bakavuga ngo Joyce agiye gushyingiranwa na Brown ariko Brown arahagarara ibumoso ubundi Joyce abari ujya iburyo nzahita mvuga ntuburinganire bwabaye tuve mu gihugu tugiye icyo gihe rero icyo kintu kitazashoboka mugomba kwicara muzi ko nubwo muringaniye icyo bavuze n'ukubahana ni mu bwubahane ariko si ukuvuga ko bazaringaniza iby'Imana yasumbanije mugomba kwimenya byanze bikunze ntabwo uteze uzaba umugabo nta nubwo uteze uzagera mu buriri ngo uvuge ngo umugabo ngo najye wait gato nkubaza ushatse kuvuga ngo umugabo nashaka gukubita umugabo azahagarara umukubite ubwo se cyo waba ushatse kuvuga se erega burya reka nkwereke hari ukuntu umugabo ashobora gukubita umugore ariko umuhana ntabwo wari umwana wabyaye n'umwana ubu nibyemewe kumukubita na perezida ubwiwe nabonye agaspeech ari kuvuga ati aba bana impamvu bigira gutya mujye mufata akanyafu mukubite ku mapfa usko usigaye kubita umwana wawe akahita kunyara amategeko se hari ukuntu umuntu afite uburenganzira none se gutya ukubita umugore wawe ukamukura amenyo amaraso akagenda kuzura hari uko ntugukubita none se uko ntugukubita iyo ni torutire ubundi babyita torutire cyangwa se ngaho mbwira umugabo uzaza akakugira uko nguko ngo ndagukubise agaca akagenda gukomera oya gukomuruki agukomuruki wenda cyangwa nk'ebyiri ubundi akakureka ababizi neza ko agukomuruki ntabwo abaguhana aragukoma nyine agukomuruki kugira ngo ukebuke uhindukize ubwonko uvuga utari ku bundi byo narindi mo byari umugabo ari kuyoba bwo umugore atamukomora urwo rushyi ngo umugabo nawe akebuke ese ubu reka nkubaze uko ubayeho urabyishimiye 100%? ntacyo mfite nshinze Imana ibyakoze birahagije none se ubu reka nkubaze ubu ngubu kuki wowe utabaye minisita nuko icyo atari cyo gihe cyane igihe cyawe uzabayo yuwe n'iryari ndacyagitegereje nutakibona uzakora iki oye byose wabibwirwa n'ikigo twese dutegereje igihe cyacu nyine ndavuga ubu gitegereje ariko ubundi ni ibintu bibiri ntabwo iyo ugiye mu gisirikare uravuga ngo nzapfa cyangwa nzakira kuko ubu byanze bikunze ubu uzi ko urasana nawe uko ushobora kumurasa nawe ashobora kukurasa ntawe ariko nabwo ubizi ko ntabwo ubuzi ngo nzapfa uyu munsi bizagenda bite nyine urateganya uramutse utabaye wabigenza ndamutse nabaye minisita ntabwo mbipanga ariko n'ubundi ntabwo ibyo biri mu byo nje nifuza bivuze ngo ngenda bizi ko ibyo nifuza nzabiba kuki se utari wabiba ndavuze ngo nzabiba nyine kuki utari wabiba ndacyari muri process yo kubiba ubundi se niki kikwemeza ko icyo gihe cyo kuzabiba uzakigeza ukiriwe reka tuzabimenye nahageze bivuze ngo rero kuba utarabaye icyo wifuza ubundi hari ukuntu njya nkunda kubwira abantu
ngiyo nza kubona ajyaga nifuza kubaho sinakabaye nifuza kubaho nifuza kubaho. Bivuze ngo hari ukuntu wifuza kuba umuntu runaka ukavuga ngo iyo nza kuba nka runaka, ukabona ibyo bintu ntibikunze, ukavuga uti basi amaburaburiza ubwo kiriya cyanze reka ngerageze iki ngiki. Burya hari amahitamo uhitamo uyahitishijwemo nuko byanze, ukavuga uti ubwo ibi byanze reka basi ngerageze n'ibi ngibi ndebe. Ariko we mu kwifuza kwawe warifuzaga gukora cya kindi cyanze. Erega hari n'ukuntu twifuza ibintu ugasanga ibyo ntibitubikunze. Ni ukuvuga ngo rero icyo nari nshatse kuvuga, nari nshatse kukumvisha kuko mwakifuza kose mugomba kumenya ko udafite uburenganzira bwo kubwira. Ubundi Imana niyo ivuga ngo ntufite uburenganzira bwo kubwira uwakubumbye ngo wambumbye nabi cyangwa ngo wambumbye gute. Ni ukuvuga ngo Imana mu bumana bwayo uko yakugira kose no comment nyine yakugize ko mu bushake bwayo. Niba rero mwaramaze kumenya ko umugabo ari mu ishusho y'Imana kandi ahagarariye Imana mu isi, haranditse ngo buri muntu wese ari mu ishusho y'Imana, numbona umbonemo Imana. Yaravuze ngo oya, abantu basomye Bibiliya muzatubwira, yaravuze ngo kubera ko umugabo ari mu ishusho y'Imana umugore akaba mu ishusho y'umugabo. Bivuze ngo ntago byavuzwe ngo byanditse he ko bavuga buri muntu wese ngenda bizi neza. Oya, ntago bivuga ngo buri muntu wese. Oya, ngenda kubwira ibyo nemeza. Mu ishusho y'umugabo. Uzarebe bura no kujya gushyingira, sibyo? Baravuga ngo iyo bari gusobanura bira byo gushyingira, baravuga ngo nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, ni nako umugabo ari umutwe w'urugo rwe. Ubundi umugore aba ari umujyanama ariko ntashinzwe gufata imyanzuro. Niho hahandi ubu dushobora kuba twarashakanye, twataha twagera mu rugo ukaba ari nawe wanakoreye amafaranga uyafite, ukambwira utese sheri uyu munsi turarya iki cyangwa tugire dute, kandi amafaranga ubizi neza ko yafite. Ariko mu bujyanama bwawe we ntufite uburenganzira bwo gufata imyanzuro. Imyanzuro ubundi ifatwa n'umugabo. Umugabo wafatiwe imyanzuro mu rugo bamwita inganzwa. Bivuze ngo twicare dukubitwe dutuze ngo bari kuduhana. Oya murahanwa. Ntabwo uhana ndariko. Uhana. None se reka nkubaze. Hari ahantu uragera ukumva babwiye nk'umuntu w'umugabo bakavuga ngo ese nawe ngutunze umugore. Ese nawe utunze umugore? Cyangwa ukumva baravuze ngo umuntu w'umugabo ngo byamunaniye gutunga umugore. Ibyo mbyumva igihe umugabo ariko yavuye mu rugo akagenda. Byamunaniye kugira ute? Gutunga umugore. Gutunga bituruka kuyihenshi. Nako gutunga ni iki? Sobanura inshinga gutunga. We musobanura. None se iyo bakubajije ngo garagaza imitungo yawe, baba bashatse kukubwira ngo iki? Ugaragaza ibyo utunze, ibyo ufite byawe. Mbese iyo bavuze ngo tugiye gufatira imitungo ya runaka, barabanza bakareba ngo imitungo imubaruyeho afitiye ubushobozi na management ni iyi. Bivuze ngo rero uri muri management y'umugabo. None wamaze kubisobanura mu mitungo atunze uri muri management y'umugabo. Mu gihe adafite ubwo bushobozi bwo kugira ute bwo kugutunga se ntago aba yaragushatse, uba waramushatse. Bivuze ngo n'ibintu byumvikana. Mu gihe umugabo nawe ari kunyura mu nzira zitari zo, ufite kuba wamukubita ku kantu ukamukebura akagaruka. Icyo nakubwiye nuko nta burenganzira dufite bwo gukebura Imana. Ntabwo uri Imana ari ntabwo uri Imana. Ndayihagarariye. Aho se ninde wagushutse ko bwo? Ninde muntu wagushutse ko? Nanjye nakubwiye umunsi uzajya kubona ukabona ngo abapasiteri nta bwenge bagira. Abapasiteri nta bwenge bagira. Barabugira. Tuba tuvuga ati wenda nko mu itorero nibo baba baje tuvuga ngo nibo bahagarariye nk'Imana muri iryo torero. Yego. Kuki pasiteri ifata akakubwira ngo bwira mugenzi wawe ngo arasa n'Imana? Iriya ni motivation. Ese ubibwira abagabo gusa? Na Bibiliya iravuga ngo mubwire abantu amagambo yururutse imitima. Nyine bari kubururutsa imitima kugira ngo none se bakubwire ko udasa n'Imana ujye uvuga ngo usa n'iki. Ubu reka nkubwire. Ese bibaye reka nkubaze. Nyine buretse nkubaze. Ujya wumva bavuga ngo hari umuntu ufite amabinga. Ubu ushobora kubwira Imana ngo wamana we ngo ufite amabinga. Nibyo nanya nshaka kubaza. Nuko rero bibaye byanyabyo banzu nyumva gato. Bibaye byanyabyo kuko niba Imana yaravuze ngo
nta nubwo ari n'Imana bivuze ariko ni abantu babyanditse sibyo ngo umugabo ngo asa nk'Imana sibyo natwe tugaza ari mu ishusho y'Imana. Uzi ko bibaye ari ibyo ngibyo ari abantu tutazongera kujya dusenga se nyine niyo mpamvu tubaha motivation. Hari abagabo babi ku rwego nyine bibaye ari ibyo ngibyo njye ntabwo nasenga. Ngereka rero nkwereke Imana isa nk'umuntu nzi kana kuriyizi nawe ntabwo nazongera gusenga. Reka nkwereke rero urumva reka nje nahagaruka aho ngaho wenda hari n'abadukurikiye batajya bamenya impamvu babivuga gutyo. Ubundi nkamwe mukiri batoya ntabwo muzi ibintu bijyanye no kura bakoreshaga icyo bita amasede. Sede urayizi? Uburyo bazikavaringagura bizi bakazishyira mu kintu kimeze nk'akabuwate igasohoka iri muri buwate. Ni ukuvuga ngo rero uyu mubiri twambaye ni awuzingi nk'uko buretse nyine ngusobanurire ni awuzingi nk'uko ushobora gufata telefone yawe ugahindura awuzingi ariko itandukanye n'umutima. Ubu ntureba buretse mbanze nkubwire ushobora gufata pochette wenda ya Samsung ukayishyira kuri Tecno. Ntabwo biba bivuze ko iyo Samsung izihinduka Tecno. Ahubwo aho dusa n'Imana ni inward muri twe mwimbere ina part of the body muri twe mu maraso gutembamo cyangwa mu maraso gutembamo. Ese ubundi waruzi icy'amaraso bivuze? Iyo bavuze ngo abantu bazahabwa ubugingo buhoraho bivuze iki? baba bashatse kuvuga ngo ubundi waruzi ko muri logique cyangwa se mu mitekerereze abazungu bajya babasha gukora uyu mubiri bakawukora. Bakaba banagukora nk'igipupe hariya bakagukoramo undi muntu kandi ugaproducinga umwana. Urabizi ko ibyo bintu basigaye babikora? Ariko n'umwuka bakawukora ukajya no kwa muganga bakaguha. Ariko ikintu badashobora gukora uzanyereke umuganga uzakora amaraso akavuga ngo nakoze amaraso bagomba gutera umuntu akajya mu maraso yiwe akaba ayo maraso. Nzahita nzezera ku isi rwose bazambwire bati we ntukiri umuturasi sezera ugende. Aho niho nyine uri mu ishusho y'Imana. No kuvuga ngo nyine icyo kintu nanjye amaraso ndayafite. Nanjye amaraso ndayafite. Uyakura he? Andimo. Ubwo niba nanjye ndi mu ishusho y'Imana. Erega amaraso wagize nayo watijwe ntago yari ayawe. Natijwe nande? None se wavuye mu kabavu k'umugabo. Ako si ibyo byose murabyizera? Ibyo ni ibintu umuntu yifasha akagenda akabyandika ubyizera nk'andi. Ubwo rero niba utabyizera reka twemere ko Bibiliya ibyo yavuze bitari ukuri. Ni kubyemera? Nta bantu bayanditse. Nyine twemere ko ibyo yavuze bitari ukuri. Bimwe muri byo. Oya reka bimwe muri byo. Hari ibirimo nemera n'ibirimo mvuga ngo wapi. Oya ubwo no kuvuga ngo iyo bigiye mu guhakana duhakana furu. Iyo tugiye kwemera twemera furu. Apana. Ngende hagati na hagati. Ubwo dakonje ntubire ni ibyo ngibyo nagenda. Okay, tugaruke rero ku byavugaga. Reka oya sina buri kantu cyane cyane. Nyine nibyo turiho. Hari ahantu nshaka kukubaza neza. Nihe mpamvu ituma uhamagara umukobwa ngo ntazi wawe nyine mube muri kumwe? Uko mbyumva nekeza ko yamubwiye ngo gwino twicare tuganire kuko nazamura impano yawe sibyo? Bivuga yuko ariko byagenze. Nyine ashaka kumuzamura. Yamusanze ku kazi. Yaramuhamagaye. Yamusanze mu aramubwira ngo gwino mu rugo. Ese ko we yamuhamagaye ari umwe. Ese ubwirwa n'iki ko atigeze amubwira ngo uzane n'inshuti zawe? Ibyo ubizwe. Ntabyo yavuze ko atigeze abimubwira. We yarazi ko ahamagaye umuntu umwe wahita ahamagara mugenzi we. Ni ibintu bisanzwe. None se reka ndisefu ndi kumwe n'inshuti yanjye. Niki nahise dasengeye ahantu. Reka nkwerekere. Byanze bikunze. Ajya kumuhamagara. Umukobwa akavuga ngo ndateze ngiye kureba buri kanya. Yagiye atekereza iki muri we? Kwagiye kumufasha kuzamura impano yiwe. Ariko nta bindi yatekereje ku ruhande se? Ntabyo yatekereje. Ubwo rero yavuga ko agiye kumufasha kuzamura impano ye. Uwo yahamagaye yamuhamagaye iki? Yamuhamagariye iki? Uwo yahamagaye. Uwo mukobwa w'umushuti we? Avuga ati "Bwira ujye kundeba, urebe ukuntu bagiye." Yarabizi ko icyambere cyo ntago ari ikiganiro bari bagiyemo. Yarabizi ko nta gikona gikizwa ku nyama. Aravuga ati rero kubera ko nagiye gusura musaza wanjye nkeneye self defense.
ubwirinzi bwanjye. Reka gato ngamubaze. Ni abantu tuzi abakobwa mwaba muri n'icumi umuhungu akakuhamagara akavuga ati ushobora kuzana inshuti zawe bahagera umukobwa n'umuhungu bakajya mu cyumba bagakemura ibyabo ubundi bakagaruka. Ntabwo nzi nabuze ariko ngenda bizi sibyo ngenda bizi ku buryo mushobora kuza muri nka batanu nkavuga nti reka tujyane mu cyumba ukaza wumva nta n'ubwoba ufite. Ubwoba bw'iki? Amahitamo yawe ni amahitamo yawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo umukobwa we kuba yarajyanye na mugenzi we ntibivuze ko yari azi ko agiye kugenda. None se ubwo ngubwo wenda tuvuge n'urugero uramutse muje muri nka batanu nkakubwira ni ngwino tujyane mu cyumba ukaza biswa bindimo naza nyine ndavuga muje muri batanu ndaguhamagaye mu cyumba uraje niba ari ibyo dukemura birakemutse birarangiye ndamutse ndarikiye undi nkamubwira ni nawe ngwino tujyane wafura fushwa niki tudakundana wambye bose nk'abagwasuka bajyana naho babyemera. Ubone nukuvuga ngo umuntu nukujya akora shene akavuga ati wo tuvanyeyo nagende yicare hari ikiri Kigali bishya Rwanda bishya. Ubu nukuvuga ngo ni furu Rwanda kabisa. Ubu nukujya mushayaringa mwarabyiyemeje nuko nguko. None se ubu ntabwo nta n'ubwoba mufite bwo kuzashaka nta n'ubwoba mufite nyine bwo kuzashaka iyo muri guri. Ariko ikibazo ni ukuntu ubuzi kuri bunashayaringe wanagera mu rugo ukajya guteza ibindi bibazo. Wajya ushayaringa nyine utiriwe none se yarinze ajya kumushyirishamo nta bibazo yateje. Ariko ari ibintu njye numva hari musamu nkaho mudasobanukirwa. Ni iyihe mpamvu wamfungirana mu rugo iwawe? Sindi umutungo wawe. Nuko wanze kumpa ibyo nari nkeneye kandi ubizi neza ko bikeneye. Kuba ubikeneye no kuba njye nashaka kubigwana ibintu bibiri bitandukanye. Ariko ubundi ni gute udashaka kubima kandi wizanye? Nuko nabyo ushaka kuba. Ubundi se waje uzi kugiye? Naje nzi ko uje kumfasha kugira ngo nzamure impano yanjye. Wabonaga mfite televiziyo mu rugo? Nigeze nkubwira ko mfite televiziyo mu rugo? Niba ufite YouTube channel yawe kurikirwa n'abantu benshi. Nigeze nkubwira ko ibiganiro bikorera mu rugo? Bikorera he? Mu gihe utigeze unyereka uri muri arena uri hehe ubwo menya aho bikorera nzi bikorera he? Nyine ubundi yuje uzi ngo tuje kuvugana nkakubwira ngo nsanga mu rugo. Yego ubuzi ko tugiye kuvuganira hehe nyine. Ase ntabwo muzabara gukora mu rugo. Ese ubundi ikintu ubushaka ko tuvugana ni igiki? Niba wambwiye ngo ufite uburyo ushobora kuzamuramo impano yanjye njyewe ndakora uko nshoboye kugira ngo ubyimfashe mu nyine. Niba wambwiye ushoboye rero harimo na ya Kigali wisheya na ya Rwanda wisheya. None se nshoboye iyo topic nayirimo. None se reka nkubaze nibuje uzi kutaje ntakubwiye ngo hari ahantu nkorera ngwino wenda ngo ikiganiro ugaragaza impano yawe nkakubwira ngo mbere yuko ngufasha ngwino mu rugo tubanze tubivuganeho. Ubuzi ko mu rugo tugiye kuhavuganira. Ubivuze uko nguko byaba byumvikana sibyo? Ariko nanone nibivuze ngo niba nje wawe wambwiye ngo tubivuganeho. Nese uwo mukobwa ntabwo yageze umbwira ngo tujye kuvugana mu byo mu buriri. Hoya mu buriri se niho muba muvugana? Sibyo ngibyo se mu cyumba haberamo iki kintu harimo uburiri. Hoya none se ubu nta muhanzi wajyaga wumva avuga ngo saro nicyo cyumba iby'ububiko ntimubumbaze. Ubu se nuza kunsura ugasanga nifitiye geto aho mbika ibyumba ari hariya ndyama hano ari nayo ntebe uzambwira ngo ariko nta cyumba kizaba kirimo sibyo? Aho nta cyumba kizaba kirimo uzambwira ngo icara hano gatuganire. Yego ntabwo uzamagurutse umbwiye ngo ngahugure ucane. Bivuze ngo rero nta hantu hagenewe kuganirirwa ubundi umuntu aganirira naho yumvikanye n'umuntu. Kandi nawe nicyo yamusabaga yaramubwiraga ati ngwino tuganire. We n'umukobwa ntabwo bigize mumvikana kuri icyo kintu. Ntabwo bumvikanye ku cyo kuryamana no mu byo yamubwiye no mu cyamurengeye nuko atigeze amubwira ngo ngwino turyamane. Kumubwira ngo ngwino tuganire kuki ku byo twagombaga kuvuganaho. Aho mwaganirira hose muri salo niho mwaganiraga n'abandi bose bari aho ngaho butumbwira. Hari ahantu itegeko ryigeze rigena ko tugomba kuganirira. Ariko naho itegeko ryigeze rivuga ngo fata ujyane mu cyumba byo tuganirira. Icyo ngicyo ni ubwumvikane bw'abantu. Ariko nje aho nakubwira hose nshatse nakubwira ntubu rero hano ndabona hari abantu benshi ngwino tube tugiye muri toilette tuganiriremo. None se umuntu azambwira ngo kuki wajyanye umuntu ngo kumuganiriza muri toilette? Niba ibyo ngibyo atarigeze abyemera kubera iki wamufungirana? Icyo yamubwiye yaravuze ati niba ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo intero usanganye nyiri urugo niyo wikiriza. Urumva? Niba uje mu rugo iwanjye gendera ku mategeko y'iwanjye. Niba ushaka kugendera ku mategeko y'iwawe ukaba wanze ubufasha bwanjye nawe ubwo igikurikiye n'iki? Ntabwo kuza mu rugo rwawe uze kuba igikoresho cyawe. Bivuze ko biki? Ntabwo
nje mu rugo rwawe wanyeretse kuza kugusura sibyo tuganire noneho by'umwihariko tuganire ku bintu byangira akamaro ntabwo mu bingira akamaro harimo kugira ibyo ngiye gukemura ese wowe kuki ukenera kugirirwa umumaro ubundi ibyo umuntu agirira mugenzi we nabyo nibyo akebugereramo mwene so niko nawe uzagererwamo kuki wumva ko ukenera kugirirwa neza njye ntakeneye kugirirwa neza umuntu wese ahitamo ikimugirira neza reka nanjye aho ngaho nyite nkuza wigeze ufashwaho ntore ubona abangeze aha ngaha warafashije abagufashije bose bagiye bagusaba ibintu nk'ibyo warabibahaye nakubwiye ngo umuntu wese ahitamo uburyo yishimamo ubu hari umuntu ubu nshobora kujya kugufasha wenda n'urugero akubwira nubwo rero nyine urabyumva ubanza ugira uko bigenze se ndabigenza nti nyine muri ya Kigali wishe uzi duca yaringa sibyo undi yajya kukubwira akakubwira ati okay nje rero kugira ngo ngufashe urashaka amafaranga ya naje undi akakubwira ati rero kugira ngo ngufashe ndabona nta kintu ufite ariko ufite ikintu nagira icyo mbyaza icyo nakakubyajemo sibyo urabyumva mbese bivuze ngo impano yawe ndamutse nyifashe nkayipromotinga ndabona ishobora kubyara umusaruro ikampa icyo wowe utampaye sibyo ese ubundi kuki mutajya mutubwiza ukuri mbere yo kutwemfita ngo tubasange aho ngaho mushaka kutuganirira umubwire ngo njye ndagufasha ariko nanjye umike iki hoya ntuzi ubundi ibyo ni ibintu ugomba gusabira mbizi neza ko ni itegeko ko ugomba kubisabira kuri telefone ako si itegeko kumatiriza ngo nimbyanga umfungirane oya itegeko ni ukuzuza yuko niba usanze umusore muri ghetto ntabwo ibyo ari itegeko uretse itegeko ni ryo kuzuza niba usanze umusore muri ghetto ubwo nibiri buberemo byose uri bubyemere kuko ntabwo ari ngombwa ngo njyewe ninguhamagara ngo mubwire ngo nyine ngo nuzurampa ngo nibiki uramaze iki ariko ninzi wawe wambwiye ngo ushaka ko tuganira nkahagera ni itegeko ngo nemere ibyo uri bunsabe byose mageze byanze bikunze ubundi umuntu umwe umukobwa hari akantu nigeze kumva umukobwa ngo yagiye gusura umusore arangije nk'ubu twaba dukundanye ukajya gusura umusore ahantu ibunaka ariko mbere y'uko agenda hari ahantu yanyarukiye ku kabotike arabanza agura akajirete urumva wibaza igihe cyose yari amaze adakora isuku ariko avuze ati ngiye gusura umusore arabanza anyarukira hirya agura akajirete arabanza agira uko abigenza mbese nyine buretse nyine ni umunsi wari ugeze nyine hari icyawugejeje impamvu umusore yamubwiye ngo ngwino unsure akabanza kugura akajirete akavuga ati hari ahantu maze iminsi ntanyura reka mbanze mpanyure mbanze ngira ibyo nkemura arangije agezeyo biranaba birarangira imaze kurangira mugenzi wa musheri warabimenye aravuga ngo nyine ngo urumva ngo ni inzoga zabinkoresheje ese we wagiyeyo uzi ko bitari bube ubanza kunyura ahantu ugura akajirete urabanza wikoraho amasuku we ntabwo twebwe tujye dupanga igihe tuzakora isuku igihe twumva dukeneye kuyikorera nicyo gihe tuyikorera ni ukuvuga ngo uramutse ubipanze nta musore waguhamagaye nk'uko kano kanya nshaka kuva hano ngaha nkavuga ati kanyureyo icyo gihe ntabwo nakurenganya ariko niba nguhamagaye mbere yo kuba nari kuza hano ngaha nari no kubanza nkanyuraho nkabikora nyine ibintu bitunguranye n'ibintu upanze biratandukanye niba umuntu aguhamagaye ukavuga uti mu masuku ngomba kwikoraho hari n'ukuntu ngomba kugenda ntameze mu gihe wumva ubangamiwe n'uko ako kanya umeze wumva muri mudu urimo bibangamye why not utabikora se nyine kubikora ni uko ubuziko uba uvuga uti ese umuntu aze kumbona ntagasuku mu minsi isanzwe ko tubikora se tubikora ko dufite ni gahunda n'abo bantu icyo njye navuze ni impamvu yamuteye kujya kwikoraho ayo masuku yatekerezaga nk'uko nawe umuhungu ubikora wowe bikora ari kujya gukora nanjye iyo mbikoze ntawe twari dufite guhura ejo tugahura ntacyo biba bitwaye kuko mba nabiteguye ntazi ko ibyo ngibyo ariko niba umukobwa ambwiye ati ndaje ngusure ugahita ujya hariya ugakora amasuku ukagira gute na gute wowe uba utekereje icyo ugira ngo atakubona nawe mu gihe njyewe naraye mbipanze yuko umunsi w'ejo nzikorera amasuku bigaragara nuko hari umuntu umamagaye akambwira ngo arashaka aho nta kibazo kiba kirimo ubwirwa n'igize ko uwo mukobwa atari yigeze arabipanga oya ntabyo yari yapanze ubizi ute yabipanze ari uko bamuhamagaye narabimenye yarabikubwiye ubwo ni bya bitekerezo by'uwo mukobwa nyine uwo ni uwo mukobwa ariko sawa ubwo rero kadufate ko hari abandi bameze nkawe
icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, umugabo ngo yaragiye, umugore aramubwira ati ariko ubundi wazanguriye utwenda tw'imbere, ati ko utwo nari mfite twashaje. Noneho umugabo arangije aragenda ngagura iduzeni, ubwo ni 12 iyo tuvuze iduzeni, aragenda aratuzana kubitaho ngaho. Umugore atubonye ngo ariko si ubuceri, ngo wenga ibi bintu wakoze kuko ngo ubu ni ibiki? Ese ni ibiki nakoze? Ngo reba nawe ngo utwenda tw'imbere ngo 12 ngo twose dusanga ubusa umuntu ngo uzajya utubona ngo ntazajya agira ngo nkomora mu mwenda umwe. Umugabo ahita avuga ati ubwo ngubwo rero sinjye mugabo wawe, yego uwo wundi ushaka kuzabona umwenda w'imbere wawe ni ubwo ugomba kunsobanura undi muntu ujya wereka umwenda wawe w'imbere. Uwo mugore yari afite abandi abyerekanye. Isa urakoze cyane. Ubwo yari afite abandi abyereka. Tugana ku musozo rero, bantu mudukurikiye kuri Rifa TV show, mugende mutubwira, muzatubwire muri comment, ese koko umukobwa ajya gusura umusore nta kantu ko guteganya yuko ibyo bintu koko nabyo biri mu mishinga bagomba kuzuza? Cyangwa se n'icyo kuko abakobwa rero bakubwiza ukuri aho ngaho, nyine batubwiza ukuri. Nawe musore utubwire, ese koko iyo ubwiye umusore umukobwa uti ngwino nsura, akakubwira ati ngiye gufata akamoto ndaje, ntuhita wumva usakiwe? Ese wenda nk'ibyo ngibyo twari tuvuze mu kanya, hari igihe wenda ushobora kumubwira uti ndaje ngiye gufata akamoto, niba ari nk'ukuntu wenda amashuka yaratereye nkirirwa tuvuga utereka nyirambure, cyangwa se reka nkora ibintu mu nzira ataza gusitara. Ubundi y'ibyo byose muri kubikora, mutubwize ukuri, mwamutekereza wiki? Bakobwa muvugisha ukuri hano ngaha. Namwe basore mutubwire, iyo uhamagaje umukobwa ukumva arakubwira ati ngiye gufata akamoto, ikintu cya mbere utekereza ni iki? Ni amasengesho mugiye gukora, ni ibintu byose. Okay, aravuze ngo ni amasengesho. Umuntu ushaka gukorana na Joyce amasengesho ajya amuhamagara basenge. Hari ukuntu umuntu umwe ngo yigeze abwira ngo umuntu yagiye gusengera umugore, arangije aramubwira ati Imana yanyeretse ugiye kurwara ibisebe umubiri wose, ati kandi bizatera umugabo wawe kukwanga, ati ariko Imana yampaye umuti, ati yambwiye ngo ngusengere, ngo ariko ngusengere mfasheho. Ubwo rero umuntu ushaka gukorana na Joyce amasengesho afasheho, welcome Joyce yemerewe ko musengana, aho uzagufashe haba mu mutwe haba hehe, icyangombwa nuko muzasengana. Reka rero tubashimira abantu mwese twabanye kuri Rifa TV show, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Mwari kumwe nanjye MC Vincent Brown ndetse na Joyce. Bye bye. Bye.